niba ukora akazi ukaba utifuza ko umwana wawe nawe yazagakora, mu by'ukuri wamaze kumenya ko ari kabi yemwe wanasobanura ububi bwako, kuko abantu benshi birirwa bakora kuva mu museke mu gitondo cya kare cyane kugeza bwije, babyuka kare cyane abandi batarakanguka, bakajya ku kazi abandi bakiri mu buriri, bakagaruka abandi bamaze kurya no kuryama, ariko iyo bageze mu rugo batashye umwana akabareba mu maso maze akababaza ati papa uyu munsi turarya iki? Saraceceka cyane, gusa si uko aba yanze kumusubiza, si nuko aba yanze kwarya, yemwe si nuko aba yanze gukora, ahubwo nuko amafaranga yo kugura ibyo kurya aba yabuze. Iki ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane gituma tugomba gutandukanya ibintu bibiri bikomeye kandi by'ingenzi, ari byo kugira akazi nk'uko bivuga, hakaba no kugira akazi kagufasha kubaka ubuzima bw'ejo hazaza, kuko umuntu ashobora gukora cyane rwose yemwe agahora abira ibyuya, wamubona ukamwita umukozi ukorana umurava, ariko amafaranga yose yinjiza agahita ajya mu biribwa nabyo bidahagije, icumbi, ay'urugendo n'ibindi by'ibanze nko kwambara, nabwo akenshi agahorana inkweto zacitse n'imyenda yataye ibara, ariko ejo akongera agatangirira kuri zeru, ukwezi kugashira, umwaka ukarangira, imyaka igashira, ariko ubuzima ntibuhinduke. Uyu munsi tugiye kureba imirimo 10 atari uko ari imirimo mibi cyangwa idafite agaciro, kuko abayikora nabo barakenewe, ahubwo turayivuga kubera ko ifatwa nk'iy'abakene mu muryango nyarwanda, kuko idatanga amafaranga ahagije, umutekano w'akazi cyangwa amahirwe yo kubaka umutungo. Ishobora kandi no gutuma umuntu akomeza guhangana n'ubukene kugeza ashaje, cyangwa igatuma anakenyuka. Gusa kandi ikintu kimwe tugomba kubanza kumvikanaho mbere yuko dutangira, nuko nta murimo w'icyubahiro gike, ahubwo umuntu wese ukora kugira ngo atunge umuryango we akwiriye icyubahiro. Nyamara mu by'ukuri ikibazo ntabwo ari umuntu ukora aka kazi, ahubwo ikibazo ni uburyo amafaranga avamo, umutekano w'ako kazi, nuko uwo murimo ushobora cyangwa udashobora gufasha umuntu gutera imbere. Twamaze gutangirira ku muyede. Umuyede ni umwuga ukorwa n'umuntu ukora nk'umufasha w'umufundi mu bwubatsi. Ashobora gutwara amatafari, kuvanga sima, gutwara umucanga, guterura ibikoresho, gukora imirimo isaba ingufu z'umubiri, kandi akenshi akazi ke kakaba gashingiye ku kuba hari shantiye iri gukora. Aha ni ikibazo gitangirira. Umuyede ashobora gukora cyane ariko akazi ke ntikaba gahoraho. Uyu munsi ashobora kubona shantiye, ejo akayibura. Uyu munsi amafaranga akaza, ejo ntihagire ikintu na kimwe yinjiza. Iyo umuntu atunze umuryango kandi amafaranga ye ashingiye ku kazi k'umunsi, biragora cyane guteganya ubuzima bw'ejo hazaza nk'ubuzima bw'ukwezi cyangwa umwaka. Tekereza umuyede ufite abana, uyu munsi arakoze, amafaranga abonye agura ibiribwa, bukeye arongera akajya gushaka akazi. Iyo shati irangiye agomba kongera gushaka ahandi. Iyo amaze imyaka myinshi akora gutya ariko nta bumenyi bwihariye yunguka, nta bikoresho byagira, nta gishoro yubaka, ashobora gukomeza kuba umuyede imyaka myinshi y'ubuzima bwe. Kandi ikibazo si uko adakora, ahubwo ikibazo nuko imbaraga nyinshi akoresha zidahindura umutungo uhagije w'ejo hazaza he. Dukomeze n'umukozi wo mu rugo. Uyu ni umuntu ushobora gutangira akazi kare cyane, ba sebuja na wa nyirabuja bagisinziriye, akakarangiza n'ubundi nimugoroba bongeye basinziriye, kuko ategetswe kubyuka mbere yabo, agasukura inzu, agateka, akamesa, akita ku bana, akora imirimo myinshi mu rugo rw'undi muntu, kandi akibuka ko aza kuryama nyuma y'abamuhatse atazagabana, kandi agahembwa ibihumbi bitarenze 30 ku kwezi kose. Hari n'abashobora kumara umunsi wose bakora, ariko iyo amafaranga bahembwa ari make cyane ugereranyije n'ibikenewe mu buzima, ikibazo kita kigaragaza. Amafaranga kenshi ahita ajya mu biribwa, icumbi, urugendo n'ibindi bigahuriramo. Nta kwizigamira agira, nta gishoro yubaka na gito, nta buryo bwo kongera ibyo yinjiza, kandi iyo akazi gahagaritswe ayo yahembwaga yose arahagarara. Niyo mpamvu umukozi wo mu rugo ashobora gukora cyane ariko akaguma mu buzima bwo guhora ategereje umushahara ukurikiraho gusa. Twakomeje n'umunyonzi.
umunyonzi akoresha imbaraga nyinshi z'umubiri, atwara abantu, atwara imizigo, agenda ahantu hatandukanye, ariko ikibazo gikomeye kiba igare akoresha atari irye. Ibyo biba ari akumiro gakomeye cyane. Iyo ukodesha igikoresho ukoresha kugira ngo ubone amafaranga winjiza ntabwo aba ariyo yose usigarana, ahubwo hari ayo ugomba kubanza gukuramo, ibyo twita kuverisa. Iyo umunsi wabaye mubi, amafaranga asigara inyuma y'ibyo byose, akaba ashobora kuba make cyane, kandi umuntu ashobora gukora buri munsi ariko ntabashe kwegeranya igishoro cyo kugura igare rye cyangwa gutangira undi mushinga. Aha rero akazi kaba gahari, ariko uburyo bwo kuva kuri ako kazi ujya ku rwego rukurikira bukaba bukomeye cyane kandi budashoboka na gato. Dukomeje ku mwanya wa 4, turahasanga abakarani bikorera imizigo ku mutwe cyangwa ku ngorofani. Nyabugogo bakunze kuhaba. Mu masoko hari abantu bakora umurimo wo gutwara imizigo y'abandi. Umuntu araza ati ntwarira iyi mizigo, umukarani akayitwara, undi mukiriya akaza akongera akabona akazi. Ariko iyo abakiriya babuze, nta mafaranga na make aboneka, nta mushahara uhoraho ategereje, nta garanti y'uko ejo hazaba umukiriya, bityo amafaranga y'umuryango agashingira ku mubare w'abantu yahuye nabo uwo munsi. Baba ntabo yabonye, abana n'umugore bakarara bayura kubera inzara. Iyo umuntu abayeho gutya igihe kirekire biragora cyane kuzigama no gutegura ejo hazaza he. Dukomeje n'umuzunguzayi. Ubundi umuzunguzayi ashobora gutangira umunsi afite ibicuruzwa bike, agenda mu mihanda ashaka abakiriya. Iyo abashije kugurisha arunguka, ariko ikibazo ni uko igishoro gito akenshi gitanga n'inyungu nto. Niba ufite amafaranga make yo kugura sitoke, ushobora kugurisha bike ukunguka bike. N'ubundi tekereza ko uyu ashobora no kuba afite igishoro cy'ibihumbi 5 gusa ngo ari gucuruza Nyabugogo. Inyungu igashirira mu kugura ibicuruzwa bishya, ugasubira mu muhanda, ugasubira kuri wa murongo umwe, kandi iyo ibicuruzwa byangiritse cyangwa ntibigurishwe urya mu gishoro, aribyo twita kwirya. Niyo mpamvu ubucuruzi buto bushobora gutunga umuntu, ariko ntibumuhindurire imibereho mu gihe budakura. Ku mwanya ukurikiyeho hari umukozi w'isuku uzwi nka kanyesuku. Haba mu mihanda bariyo, ku bitaro, mu masoko no mu bigo by'amashuri. Uyu muntu akora umurimo abantu benshi badashaka gukora: gukubura, gusukura, gutoragura imyanda, gukora ahantu abandi bakoresha ariko bo badashaka gusukura. Akazi ke ni ingenzi cyane, ariko niba umushahara ubarirwa mu bihumbi 40 ku kwezi, ntacyo wamugezaho kuko udahagije, kandi nta mahirwe yo kuzamuka mu kazi. Ashobora kumara imyaka akora akazi kamwe, amafaranga akaza agakoreshwa, ukwezi gukurikira akongera gutangira, nta mutungo na muke yubaka. Kandi ibyo nibyo bituma umuntu ashobora gukora cyane ariko imibereho ye ntihinduke ku buryo bugaragara. Naho ku mwanya wa 7 tuhasanga umusoromyi w'icyayi. Nyamasheke na Nyaruguru barahari cyane. Umusoromyi w'icyayi ashobora kumara amasaha menshi mu murima agenda asoroma, akaruhuka gato agakomeza. Iyo amafaranga ajyanye n'umusaruro kugira ngo ayo yinjiza yiyongere, n'umusaruro yatanze ugomba kwiyongera, ariko umubiri nawo ufite aho ugarukira. Iyo umuntu arwaye cyangwa imirimo igabanutse, ibyinjizwa biragabanuka. Iyo amafaranga atabasha kugera ku rwego rwo gutuma umuntu azigama cyangwa ngo ashore, akomeza kubaho ashingiye ku byo yakoze uwo munsi. Dukomeze. Hakurikiyeho umuhinzi w'ibyo kurya gusa. Murabazi bahinga ariko batajya bashora ku isoko kuko ibyo beza babirya bigashira, ahubwo bakanajya guhaha ibindi. Uyu ni umwe mu mirimo ikomeye cyane mu Rwanda. Umuhinzi arakora, arahinga, agatera, akavomerera, akabagara, agasarura, ariko ikibazo kiba igihe umusaruro mwinshi ujya mu kurya gusa. Iyo nta musaruro uhagije usigara wo kugurisha, nta gishoro gihagije aba agomba kuba arimo yubaka.
iyo imvura itagenze neza umusaruro uragabanuka cyane. Iyo umusaruro ugabanutse ibiribwa bigahenda, umuntu akabona ko yakoze cyane ariko amafaranga akabura. Niyo mpamvu guhinga gusa usanga bitandukanye cyane n'ubuhinzi bw'ubucuruzi. Naho ku mwanya wa 9 ni umubumbyi wa gakondo. Hano harimo ababumba amatafari rukarakara cyangwa ay'impunyu mu giturage, ndetse n'ababumba inkono. Hari abantu bakora inkono n'ibindi bikoresho mu buryo bwa gakondo. Ni ubuhanga bufite agaciro, ariko ikibazo kiba ku isoko. Niba ibyo ukora bidafite abakiriya bahagije cyangwa bidahabwa agaciro kajyanye n'imbaraga wabishyizemo, ushobora gukora ibintu byinshi ariko inyungu ikaba nto cyane. Kandi iyo bizinesi idashobora gukura, umuntu akomeza gukora byinshi ariko amafaranga yinjizwa agakomeza kuba make cyane. Dukomeze ku mwanya wa 10, turahasanga ukusanya amacupa n'ibindi byongera gukoreshwa. Uyu muntu ashobora kuzenguruka umunsi wose agakusanya amacupa, ibyuma, ibikoresho bindi bishaje, ibindi bintu bifite agaciro gashobora kongera gukoreshwa, ariko amafaranga ava mu bicuruzwa nk'ibi ashobora kuba make cyane kandi agaterwa n'ibiciro by'isoko. Niba umuntu akusanya byinshi ariko akagurisha ku giciro gito, imbaraga nyinshi zishobora kuvamo amafaranga make. Dukomeze n'umurinzi. Uyu akaba umurinzi w'amanywa cyangwa uw'ijoro. Tekereza umuntu urinda inzu cyangwa ikigo ijoro ryose, abandi baryamye, uwari maso, abandi bari mu ngo zabo, uwari ku kazi. Ashobora gukorana umurava mwinshi, ariko ikibazo kiba ku mushahara. Niba amafaranga yinjiza ahita akoreshwa mu bikenerwa by'ibanze, nta gishoro yubaka. Kandi iyo atangiye kurwara cyangwa akabura akazi, umushahara uhita uhagarara ako kanya. Uru ni urugero rwiza rwerekana ko umwanya munini ku kazi udahita ungana n'ubutunzi bwinshi ukurayo. Dukomeze. Hakurikiyeho umushoferi ukoresha imodoka yundi. Umushoferi ashobora gutwara abantu umunsi wose, amafaranga akaza, ariko niba imodoka atariye, hari amafaranga ajya kuri nyirayo cyangwa mu bindi bikenerwa byo gukoresha ikinyabiziga. Icyo asigarana nicyo agomba gutungisha umuryango. Iyo amafaranga asigara ari make cyane, umuntu ashobora kumara imyaka myinshi atwara ariko ntabashe kugura imodoka ye cyangwa gutangira indi bizinesi, bityo akaba akora ku modoka ariko umutungo w'ingenzi ukaguma mu maboko y'undi muntu. Umwanya wa 13 turahasanga umumotari ukodesha moto. Umumotari nawe ashobora kubona amafaranga buri munsi, ariko niba moto atariye, amafaranga yose yinjiza ntabwo aba ari inyungu ye, ahubwo rwose amafaranga yo gukodesha n'ibindi bikenerwa. Iyo umunsi wabaye mubi, asigarana make cyane. Iyo iminsi myinshi ibaye mibi, umuryango urabibona. Iyo umuntu atabasha kuva kugukodesha akajya kugira umutungo we, ashobora kumara imyaka akora cyane, ariko ayo yinjiza ntahinduke cyane. Dukomeze n'umucuruzi w'ibiribwa bito. Umucuruzi ashobora kugira ameza mato akagurisha imbuto, imyumbati, ibirayi, ibitoki n'ibindi biribwa, ariko niba igishoro ari gito n'ubushobozi bwo kugura sitoke nyinshi bukaba buto, akagura bike, akagurisha bike, akunguka make, akongera akagura bike. Aha bizinesi ishobora guhinduka umurimo wo kubaho aho kuba bizinesi yo gukura no gukira, kandi abenshi niko bimereye mu Rwanda. Naho umwanya wa 15 tuhasanga umukozi w'umunsi ku wundi akoranya akabyizi. Ukora nta kontara cyangwa amasezerano y'akazi yasinyanye n'abakoresha. Uyu muntu nta kontara ihora afite. Uyu munsi arakora ariko ejo ntazi ko azabona kandi kazi. Iyo afite abana, ubuzima burushaho kugorana, kuko amafaranga y'uyu munsi ashobora kuba ariyo agomba kugura ibyo kurya by'ejo. Iyo umunsi umwe nta kazi abonye, umuryango uhita ubibona, uraburara nyine. Iyo amezi menshi akomeje gutya, kuzigama no gushora bihinduka ibintu bigoye cyane, yemwe bitanashoboka. Ku mwanya wa 16 tuhasanga umufundi gakondo. Bano bubaka batabyize mu mashuri. Hari umuntu ushobora kuba amaze imyaka akora ubufundi
ariko akaguma ari umukozi wo hasi, ntagura ibikoresho bye, ntashake kwiga ubundi buhanga, ntashake gukora ku giti cye, dore ko bidapfa no gushoboka. Ntabwo ikibazo kiba ari umurimo, ahubwo ikibazo kiba kutagira urwego rwo kuzamukiraho, kuko iyo imyaka 10 ishize ariko umuntu akaguma ku rwego rumwe, iyo yinjiza nayo ashobora kuguma hafi ya zero. Dukomeze n'umukozi ukora akazi kadasaba ubumenyi bushya. Isi irahinduka, ikoranabuhanga rirahinduka, imirimo igahinduka. Iyo umuntu amaze imyaka myinshi akora akazi kamwe ariko nta bumenyi bushya yunguka, amahirwe yo kwinjiza menshi ashobora kuguma ari make cyane, kuko ubumenyi ni kimwe mu bintu bishobora kongera agaciro umuntu afite ku isoko ry'umurimo. Naho ku mwanya ukurikiye tuhasanga umucuruzi ufite igishoro gito cyane. Umuntu ashobora kugira bizinesi, ariko ikibazo ni igishoro. Ushobora kuba ufite 20,000 ukagura ibintu ukabigurisha ukunguka ibihumbi 3 byonyine, ukongera ukarangura ukunguka 3 n'ubundi. Iyo bizinesi itaguka, imyaka ishobora gushira ukiri ku gishoro kimwe. Iki gihe bizinesi iba ihari ariko nta gukura kubaho. Dukomeza n'umuntu ukora akazi gashingiye ku mukiriya w'uwo munsi. Hari imirimo aho amafaranga aboneka ari uko umukiriya abonetse, nta mukiriya nta mafaranga. Uyu munsi abakiriya benshi ikama iba nziza, ejo abakiriya bake ikama ikagabanuka. Ubuzima nk'ubu bushobora gutuma umuntu adashobora guteganya neza amafaranga y'ukwezi kwe. Ku mwanya wa 20 turahasanga umuntu ukora akazi k'amaboko gusa, nta kigoboka agira. Umuntu ashobora kugira imbaraga nyinshi akora cyane, ariko iyo ikamuye ishingiye ku mbaraga z'umubiri gusa, hari ikibazo gikomeye kivuka. Umubiri ufite igihe uba ufite imbaraga. Iyo umuntu arwaye, iyo ashaje, iyo imbaraga zigabanutse, akazi nako karagabanuka. Niyo mpamvu umuntu ukora akazi k'amaboko akwiye uko bishoboka kose gukoresha iyo ikamu, yubaka ubumenyi, yizigamira cyangwa agura umutungo ushobora kumufasha no mu gihe umubiri we uzaba utagishoboye gukora nka mbere. Naho ku mwanya ukurikiye turahasanga umucuruzi utabasha kubika igice cy'inyungu yungutse. Hari umuntu ushobora kubona inyungu ariko amafaranga yose akayarya, ejo akongera gutangira. Nta kwizigamira, nta kongera gushora inyungu, nta bwizigame bw'igihe cy'akaga. Iyo ikibazo kije asubira ku ntangiriro. Ni ukuvuga ko income ihari ariko financial foundation ikaba igomba kubakwa. Dukomeze n'umuntu ukora akazi kenshi ariko akoresha amafaranga yose mu mibereho gusa. Uyu ni umutego abantu benshi bashobora kugwamo batanabizi. Umushahara uriyongera ariko n'imikoreshereze ikiyongera. Amafaranga menshi iyaje, ubuzima burazamuka nabwo. Niba wabaga mu nzu wishyura 15,000 ku kwezi, bakongeza umushahara ugahita ushaka iya 20, umuntu akarangiza ukwezi nta saving, umwaka ugashira nta investment, niyo income yaba yiyongereye ntibukure. Dukomeze n'umuntu uhorana akazi ariko nta mutungo yubaka. Uyu ni umuntu ushobora kuba afite akazi, afite ikamu ye yinjiza bihagije, ariko buri kwezi ibintu byose bikarangira. Nta butaka uguze, nta business, nta saving ihagije, nta kindi kintu kimwinjiriza amafaranga. Iyo akazi gahagaze, ikamu yose irahagarara. Ibi bitwereka ko hari itandukaniro hagati ya ikamu ariko kwinjiza na wealth ari bwo bukire. Ikamu ni amafaranga winjiza, ubukire n'ibyo wubatse bishobora gukomeza kugira agaciro cyangwa ko kwinjiriza n'igihe waba udakora wiyicariye. Dukurikijeho umuntu ukora gusa kugira ngo arye uyu munsi. Uyu ni wo mutego ukomeye kurusha iyindi. Uyu munsi akora kugira ngo arye, ejo akongera akora kugira ngo arye, ejo bundi akongera gukora kugira ngo arye, ukwezi kugashira umwaka ukarangira. Ariko iyo yibajije ati niki nubatse, nta gisubizo abona, kuko amafaranga yose yagiye mu mibereho y'umunsi. Uyu munsi ntabwo ari umunebwe, ahubwo ashobora kuba ari umuntu ukora cyane rwose,
ariko income ye ntabwo irenze iby'ubuzima bwe busaba, kandi niho ubukene bushobora kuba umutego uherana benshi. Noneho reka dusubire ku kibazo cy'ingenzi kigira kiti umukene ninde? Ubundi mu mibare y'ubukungu ntabwo ushobora kuvuga ngo uyu ni umukene kuko ari umuyede, cyangwa uyu ni umukene kuko ari umuhinzi. Oya rwose, waba utukanye cyane. Ariko ubukene bupimwa hakoresheje ibipimo by'ubukungu n'imibereho mu Rwanda, bikaba byaragaragaje ko 27.4% by'abaturage batuye u Rwanda bari mu murongo w'ubukene mu mwaka wa 2023 kugeza muri 2024, mu gihe ubukene bukabije bwari kuri 5.4%. kandi umurongo w'ubukene ntusobanurwa gusa n'umushahara umuntu avuga ko ahembwa. Ikigo gishinzwe ibarurishamari mu Rwanda INAI-SR gikoresha cyane cyane igipimo cy'imikoreshereze y'urugo ku rwego rw'ibyo umuntu akenera n'ibyo yinjiza. Niyo mpamvu umuntu ashobora kugira akazi ariko agafatwa nk'uri mu bukene bitewe n'ubushobozi bw'urugo rwe bwo kubona ibikenewe by'ibanze. kandi umuntu ukora umurimo ashobora kuvugwa hano ntabwo byanze bikunze aba ari umukene. hari abahinzi bakize, hari abamotari bafite bizinesi zabo, hari abafundi bafite kampani zabo, hari abakozi bo mu rugo bazigama bakajya mu yindi mirimo. Ikibazo rero ntabwo ari izina ry'umurimo, ikibazo ni amafaranga uvamo angana iki. akazi kawe gahoraho, ufite uburyo bwo kwizigama, ufite umutungo wagakuyemo, ufite ubumenyi ushobora kongera gukoresha ahandi udakoze uyu munsi, ejo hari icyakwinjira. aha niho itandukaniro riherereye. noneho reka dusubire kuri wa umwana wicaye mu rugo ategereje se yaraye akora, yakoze kuva mu gitondo, yatwaye imizigo, yubakiye abantu, yakoze imirimo itandukanye. ariko ageze mu rugo umwana aramubaza ati papa turarya iki? sareba mu mufuka amafaranga make cyane arimo, agomba guhitamo ibiryo, ay'urugendo rw'ejo, amafaranga y'ishuri, umuti w'umwana urwaye, cyangwa kwishyura ikode. aha niho umuntu amenya ko gukora cyane atari byo byonyine bituma umuntu atera imbere. ugomba no kugira uburyo bwo guhindura imbaraga ukoresha. ayo winjiza ukayahindura ubwizigame ukabuhindura igishoro kikabyara bizinesi cyangwa umutungo, kandi umutungo ukagufasha kubaka ejo hazaza. kuko niba ukoresha amaboko yawe gusa kugira ngo ubone amafaranga y'umunsi utakoze, amafaranga arashira. ariko iyo ukoresheje amafaranga winjiza ugatangira kubaka ikintu kigufasha no mu gihe utakoze uwo munsi, uba utangiye kuva mu mutego wo kubaho umunsi ku wundi. kandi ndashaka ko wibuka ikintu kimwe hano: nta muntu ugomba gusuzugurwa kubera akazi akora. umuyede arakenewe, umuhinzi arakenewe, umukozi wo mu rugo arakenewe, umunyonzi arakenewe, umukozi w'isuku nawe arakenewe, umurinzi arakenewe, umucuruzi muto nawe arakenewe. abantu bose bagira uruhare mu mibereho y'abaturage. ariko ikibazo tugomba kwibazaho ni iki: ese umuntu ashobora gukoresha uyu murimo nk'intambwe imujyana ku rwego rukurikira? niba ari umuyede ashobora kwiga ubufundi bwihariye, niba ari umucuruzi muto ashobora kongera igishoro, niba ari umuhinzi ashobora kwiga uburyo bwo kongera umusaruro no kubona isoko, niba ari umukozi ashobora kongera ubumenyi bushobora kumuha amahirwe menshi. kuko ubukene ntabwo ari umurage w'umuntu, kandi kuba umukene uyu munsi ntabwo bivuze ko uzaba umukene ubuziraherezo rwose. icyo ngicyo ugomba kukimenya. ariko hari ukuri gukomeye tugomba kwemera hano: niba uburyo winjizamo amafaranga uyu munsi utagufasha kubaka ubushobozi bwo kwinjiza menshi ejo hazaza, ushobora kumara imyaka myinshi ukora ariko ukaguma aho wari uri ejo. niyo mpamvu ikibazo atari ndakora, ahubwo ikibazo gikomeye ni ibyo nkora uyu munsi birimo kubaka icyejo hazaza hanjye. kuko hari abantu bakora kuva mu museke
kugeza bwije, ariko iyo izuba rirenze ubuzima bwabo buba bwongeye gutangirira kuri zeru. Kandi hari abandi bakora cyane uyu munsi, ariko buri munsi bakagira icyo bubaka. Nyuma y'umwaka hari icyahindutse, nyuma y'imyaka 5 hari icyubatswe, nyuma y'imyaka 10 ubuzima ntibuba bugihagaze aho bwari buri. Itandukaniro ntabwo buri gihe riba mu mubare w'amasaha umuntu akora, rimwe na rimwe riba mu byo akoresha ayo masaha yubaka. Kandi hari umwana uri kubaza se uyu munsi ati papa turarya iki? Ashobora kuzaba umuntu uzagira ubushobozi bwo kubaza se ejo ati papa niki wifuza ngo nkwishyurire? Si ukubera ko se atigeze akora, ahubwo kubera ko akazi ke kaje guhinduka intambwe yo kubaka ejo hazaza. Rero kora cyane, ariko wibuke ko gukora gusa bidahagije. Menya icyo ukorera, menya aho amafaranga ajya, zigama, wige, ushore, wongera agaciro k'ubumenyi bwawe, kuko intego ya nyuma atari ugukora kugeza ushoje ubuzima, ahubwo intego ni ukugeraho umurimo ukora uyu munsi uba intambwe igana ku buzima bwiza bw'ejo hawe hazaza. Kandi nibwo buryo bwo kuva kuri uyu munsi turarya iki ukajya kuri ejo tuzaba turi hehe. Njye nkwifurije guhaha no kuronka.